ntabwo izarekera gutanga imbabazi keretse ku munsi wa nyuma nangwa se kuri finale igihe imbanda izabivuze. Naho igihe cyose tukiri muri iyi si, igihe cyose tucyumva ubutumwa bw'Imana, byange bikunda Imana. Yeriko arangije afata umwanzuro aravuga ngo nanjye mu byo nagiye ngora cyangwa se mu bintu nagiye ngora bidafite gahunda, reka nshaka uburyo njya kureba Yesu. Yesu bitewe n'uko yari ari kunyura ahantu mu bantu benshi agana mu mujyi w'Yeriko, Zakayo aravuga ati njyewe kubera ko ndi mugufi ntabwo ngomba kureba Yesu kuko ari abantu benshi. Afata umwanzuro aravuga ati reka nurire igiti cy'umuvumu cyangwa se reka nurire kugira ngo ndebe Yesu byihuse, kubwo kugira yarebye umutima wa Zakayo aravuga ngo Zakayo uruhuka vuba, uyu munsi ngomba kurara he iwawe. Abantu barabyivovotera bitewe n'uko bari bazi ibya Zakayo, ariko Zakayo ntiyacika intege, akomeza kumva afite inzara n'inyota zo kureba iki umwami Yesu. Noneho Zakayo Yesu amaze kubona ko Zakayo afite inzara n'inyota yo kureba ukuntu Yesu ameze, yumva yuzuye umutima aravuga ngo nuriya munyabyaha. Ko Zakayo ko ijambo ryashimishije abantu aho ngaho ni uko Zakayo yavuze ngo databuja ntibakomeze kunyivovotera, ahubwo umutungo mfite 1/2 ndagiha abakene, mu kandi mwonambuye ndi bumurekane. Byagaragara ko Zakayo agomba gusara imbere nyitwa twaraciyemo, ariko twumvise ibya Zakayo bitewe n'uko Imana yamubabariye, nawe twumva ko Imana yatubabarira, natwe dufata umwanzuro tuvuga reka tujye gukorera iki Imana. Icyo nabwira abantu batarasenga Imana, nawe waba ukora ibyaha bingana iki, nawe waba warakoze byinshi warambuye abantu, nawe waba waragambaniye benshi, ukaza imbere y'Imana. Abantu muri iyi si bamaze kuba ibyigomeke, bamaze kuba ibiretwa, badashaka kumva ijambo ry'Imana, nabo baryumva bakaritera iyo. Ariko muri rusange njye nakumva ko abamubwira ntabifuza kuba ibiretwa, ahubwo bakaza bakumva ijambo ry'Imana, Imana ikatugirira neza, tukihana, tukishimira imbere y'Imana, tukaba mu nzu y'Imana turi kuganira. Bando mudukurikiye kuri Gitangaza NTV, amahoro y'Imana bane namwe, mwumve ko tubasuhuje tubikuye ku mutima, tutabakunda. Uyu munsi twafata kanya ngo tuje gushaka umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana turakwakire kuri Gitangaza NTV. Nitwa Imana Jean Baptiste, mfite imyaka 30. Nanjye ndabashimiye kuba mutwakiriye. Ubusanzwe ngorera umurimo w'Imana hano ku itorero rya FCR Butaka. Murakoze kutwakira, nawe twishimiye kuganira namwe. Mukozi w'Imana rero tutangira ikiganiro cyacu udushira imbere y'Imana. Mana data wa twese ndagushimye, mushimye kuri Imana data wa twese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Yaraturinze ubana natwe, ushimye ko data wa twese muri aya masaha turi amahoro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndasenze data wa twese ngo ubanze utweze kiruta byose Mana, ikiganiro tugiye kugirana data wa twese kizahindure ubwoko bwawe. Mana data wa twese nitubona abahinduka tuzashima izina ryawe. Isenze Imana yumva gusenga kandi izakomeza kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Amakuru ni meza, urakomeye mu murimo w'Imana. Turashima Imana. None si mukozi w'Imana rero arakabazo k'amatsiko ngiye kukubaza, watangiye umurimo ryari w'Imana? Tangiye umurimo w'Imana muri 2017. 2017. Bera bivuga ko buri umurangije imyaka 23 mu murimo w'Imana, urawukomeremo cyane. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe cyane. None arakabazo ngiye kubaza, muri iyo murimo w'Imana mu myaka ishize, mu murimo w'Imana nda bintu byaguciyemo indege? Ibintu byagiye bibaho, ariko kubw'Imana n'amase kub'imbaraga za Yesu Kristo n'ubutwari bwiwe, n'abandi bantu twagenda dukora mu murimo w'Imana bagiye badufasha, baza kudusura tuganira, batuganiriza ku by'Imana, baduhereza imbaraga nangwa se badufasha gukomeza gukora umurimo w'Imana. Ubu ngubu turacyawurimo, Imana nishimye. Basi iyo batagufasha burabya byaracitse mbese? Ndaho byari gucika, kuko twagiye dusoma amagambo menshi y'Imana
aduhumuriza twereka ko tugomba gukora cyangwa se ko tugomba kugendera mu zindi nzira, cyane cyane dufashijwemo no gusenga gusa Imana ikagenda idutabara kandi ikaturengera. Hari ikibazo nakubaza rero umukozi w'Imana rero kivuga ngo ko kera abantu bagenderaga mu mategeko ya Mose, ariko muri iyi minsi abantu bakaba barigeye bayibyigenge mu rusengero, ngamwe nk'abakozi b'Imana mubafasha ikintu tugenda tukabafasha ni ugenda tukabaganiriza, tukabereka ukuntu ba Mose bagiye bahura n'ibibazo n'abandi benshi bagiye bahura n'ibibazo, ariko kubw'ubuntu bw'Imana nangwa se kubwo gukomeza gusenga, kubwo kwizera nangwa se kubwo guhinduka kwabo, Imana ikagenda ikabagirira neza cyangwa se ikagenda ikabafasha, tukagenda tubakomeza dukoresha ijambo ry'Imana. Hari akabazo k'amatsiko rero nkunda kubaza, kubera iki abakozi b'Imana hari aho bagera ukabona babigiyemo mu kanya bakagira ute bakabishingukamo, wenda ari abantu benshi baba baragejeje mu rusengero barangiza bamba ko bishingukamo, ugasanga na babandi babivuyemo, buriya imbere y'Imana, Imana ndishobora kurakara ikagera ikabakubicishaho ikinyafu. Bibiliya itubwira ko Imana ari inyembabazi. Abantu bagenda koko bakora umurimo w'Imana bakongera bakawuta, cyangwa se bagakora Imana bakongera bagasubira inyuma, ariko bitewe n'uko Imana ari inyembabazi, iyo bagiye bakongera bakisubiramo bakagaruka imbere y'Imana bagasaba Imana imbabazi, Imana iragenda ikongera ikababarira. Ntabwo Imana yihutiraho kubahana, ahubwo igenda ibigisha itumye abakozi bayo bakagaruka imbere y'Imana, Imana ikabagirira neza. Ikibazo rero c'amatsiko, uvuze ko Imana ari inyambabazi. Mu gihe tuzi ko Adamu na Eva bakoze icyaha imbere y'Imana, Imana ihita ibahana, imaze kubahana ntiyabagirira imbabazi. Buriya abantu bo muri iyi minsi bondi bagira ngo Imana iri kubagirira imbabazi, ariko nda mbabazi Imana iri kuba. Ukuntu bimeze, Imana ntabwo izarekera gutanga imbabazi keretse ku munsi wa nyuma nangwa se kuri finale, igihe imbanda izabivuze. Naho igihe cyose tukiri muri iyi si, igihe cyose tucyumva ubutumwa bw'Imana, byange bikunda Imana ibigomba kugira ibambe n'iki n'imbabazi. Nk'abantu baba dukurikiye, hari ikibazo bibaza ngo kubera iki Imana byari umugambi w'Imana. Imana yagira ngo isohoze isezerano ryayo, kuko Bibiliya nimba yaravuze ngo nigenda icungura, Yesu nagenda acungura abantu, kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ko ibyo bibazo byose azahura nabyo, kandi namara gupfa azazuka. Ibyo ngibyo byagira ngo Imana yerekane cyangwa se isohoze umugambi wayo n'ukuntu yari yaragize uko yarabivuze. sawa, none murakoze cyane. Hari ikintu rero abantu benshi bakunda kwibaza ngo tujye tubabariza abakozi b'Imana, mbere ngo abantu baragira ngo abapasiteri ugasanga ngo bari kubasengera, ariko uyu munsi rero ngo ugasanga mu kanya babivuyemo, none ngo abakozi b'Imana ahari abantu bose mubasengera kimwe cyangwa bamanza kubageraho kugira ngo mubasengere? Abantu bose tubasengera kimwe, uje turamwakira, kandi natwe hari abo dusanga tukabasengera mu mago yabo cyangwa se tukabasanga n'aho bari tukabasengera, ariko ntibibujije ko nuje tumusengera Imana, Imana ari idufashije ikazamuha imbaraga agakomeza gukora umurimo wayo. Mbese bivuga ko umuntu ubabariwe ibyaha agomba kuja mu ijuru? Byange bikunde, umuntu wese uzabarirwa ibyaha nangwa se ubabariwe ibyaha agomba kuzabona ubwami bw'ijuru. Sawa, urakoze cyane. Rero tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu nyirizina cy'uyu munsi, kugira ngo mbese ngo mu bintu byatumye ari abantu benshi bakirizwa mu buhanuzi, hariho n'abandi bakirizwa mu ijambo ry'Imana, ariko turi kugira ngo utubwire wenda kuko wamaze kumenya Yesu ari we, mbese ng'umunsi gutera ibyishimo imbere y'Imana kugira ngo n'abandi bumvireho. Umunsi wa mbere undeye ibyishimo nasomewe nangwa se bambwiye iby'ijambo ry'Imana, bambwira iby'umugabo witwaga Zakayo. Zakayo rero dusomye muri Luka ibice 19 umurongo wa 1 ugera ku wa 10, usanga batubwira ukuntu Zakayo yagiye yumvise ko Yesu agiye kunyura i Yeriko, arangije afata umwanzuro aravuga ngo nanjye mu byo nagiye ngora cyangwa se mu bintu nagiye ngora bidafite gahunda, reka nshaka uburyo njya kureba Yesu.
Yesu bitewe n'uko yari ari kunyura ahantu mu bantu benshi agana mu mujyi wa Yeriko, Zakayo aravuga ati njyewe kubera ko ndi mugufi ntabwo ngomba kureba Yesu kuko ari abantu benshi. Afata umwanzuro aravuga ati reka nurire igiti cy'umuvumu cyangwa se reka nurire kugira ngo ndebe Yesu byihuse, kubwo kugira inzara n'inyota yo kugira ngo arebe Yesu. Arangije yurira igiti cy'umuvumu, ariko kuko Yesu yarebye umutima wa Zakayo aravuga ngo Zakayo uruhuka vuba, uyu munsi ngomba kurara he iwawe. Abantu barabyivovotera bitewe n'uko bari bazi ibya Zakayo, ariko Zakayo ntiyacika intege, akomeza kumva afite inzara n'inyota zo kureba iki umwami Yesu. Noneho Zakayo Yesu amaze kubona ko Zakayo afite inzara n'inyota yo kureba ukuntu Yesu ameze, yumva yuzuye umutima aravuga ngo nuriya munyabyaha. Ko Zakayo dusomye neza Bibiliya itubwira ko yari ari umukoresha w'ikoro, ari umwambuzi, akora mbese ibintu by'amatiku yambura n'abantu baciye bugufi, ariko kuko Zakayo yari umukoresha w'ikoro arakomeza agira ute arabitwara. Ariko ijambo ryashimishije abantu aho ngaho ni uko Zakayo yavuze ngo databuja ntibakomeze kunyivovotera, ahubwo umutungo mfite 1/2 ndagiha abakene, kandi ngo nambuye ndi umurihe 4. Byagaragara ko Zakayo agomba kugira ute guca bugufi. Natwe rero hari ibyaha byinshi twari twarakoze n'amasari imbere nyine twari twaraciyemo, ariko twumvise ibya Zakayo bitewe n'uko Imana yamubabariye, nawe twumva ko Imana yatubabarira, natwe dufata umwanzuro tuvuga ati reka tujye gukorera iki Imana. Icyo nabwira abantu batarasenga Imana, nawe waba ukora ibyaha bingana iki, nawe waba warakoze byinshi warambuye abantu, nawe waba waragambaniye benshi, ukaza imbere y'Imana, ukaza imbere ya Yesu Kristo, ukaza imbere ya Data wa twese uri mu ijuru, Imana ndakabuza nta cyaha na kimwe Imana itajya ibabarira umuntu wese uko ameze, uko umutima uboneye, uko umutima ushaka kwakira Yesu. Naze nangwa se naje imbere y'Imana, Imana iramugirira neza. Ko yabariye Zakayo nawe yakubabarira, nanjye yarambabariye. Imana ikatugira neza mu izina rya Yesu, amen. Yesu urakoze cyane, utubwiye amagambo meza cyane ngo iyo umuntu amaze kwakira Yesu, yamaze kumwakira, hari ikibazo abantu bashobora kwibaza ngo Yesu bamwakirutse. N'inzira zanjye ko naziteguye, niyo ngo icyaha nibuka kwihana ngavuga ati Imana mbabarira ibyaha byanjye, nasi icyaha cyanjye cyose nakoze. Biravuga ati rero umuntu wese uzemera ibyaha byiwe akabinsabira n'imbabazi, nzamugirira neza kandi nzamugira ibambe, kiruta byose nzamuhemba igihembo cyo kuzabona ubwami bw'ijuru. Njyewe rero ubwanjye nizeye ko nzajya mu ijuru, bitewe n'uko niyo ngoze icyaha niho gusaba Imana imbabazi, akambabarira kandi ndakabuza. Ijambo ry'uyu munsi waduteguriye, ijambo ry'uyu munsi nabateguriye ni iriboneka mu gitabo cy'Imigani ibice 27 umurongo wa 22, bivuga ngo nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini w'ingano ngo ubupfu bwende bwamushiramo. Ubwo byashaka kuvuga ngo hari abantu ushobora kubwira nangwa se ushobora kwigisha ijambo ry'Imana ukagenda ukababwira amagambo menshi, ariko ayo magambo ndibagira ute ndibayumva. Iyo usimbutse gato ukagera aho ngaho mu gice cyaho cya 19 cy'iyo migani umurongo wa 19 haranditse ngo ikiretwa ndigihanishwa amagambo ngo niyo kiyumvise ndikiyitaho. Hari abantu muri iyi si bamaze kubyigomeke, bamaze kwanga ibiretwa, badashaka kumva ijambo ry'Imana, nabo baryumva bakaritera iyo, ariko muri rusange njye nakumva ko abamubwira ntabifuza kubiretwa, ahubwo bakaza bakumva ijambo ry'Imana, Imana ikatugirira neza, tukihana, tukishimira imbere y'Imana, tukaba mu nzu y'Imana, tukihana ibyaha byacu kugira ngo tuzabone ubwami bw'ijuru. Icyo nasabira abantu nanjye nisabira mu izina rya Yesu. sozereza usengera. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ndongera ndavuze ngo niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Duhereze ibyo kurya byacu by'uyu munsi, ntuduhane mu bitwosha, dukorere imereze ubuntu, uzabane natwe muri byose. Ikari wowe soko y'ibyiza, isamba itagirumba, igiti cy'inganzamarumbo, umushumba w'ukuri, umushumba utagiragira ibihembo. Komeza ubwoko bwawe, kiruta byose Mana uzaduhe kukubona.
senze Imana izabana natwe kandi yabanye natwe. Imana iri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.